kuba abakristo ngo byaturutse hehe ni ikintu kirekire cyane. Aho byaturutse, aho byavugiwe, kugira ngo usubize ikibazo neza nuko uvuga igihe byabereye, aho byaturutse, impamvu byabayeho. Ariko mu magambo asobanutse cyangwa se ahinnye, mu magambo ahinnye urumva ko abakristo harimo ijambo Kristo bishaka gusobanura ngo nabakurikiye Kristo. Bisaba akanya gahagije umuntu akabishira ku rutonde neza. Ariko abakristo ku ijambo rikubiye hamwe ni ukuvuga abantu bakurikiye Kristo. Nicyo gisubizo. Turakaguha ako kanya. Ariko hari mugenzi washaka kukunganira mu ijambo ubukristo. Ndashima uriya mwigisha yavuze ko riva ku ijambo uwasizwe. Uwasizwe ngira ngo iyo turebye muri Bibiliya abami mbere yo gufata intebe y'ubwami bagombaga kubanza gusigwa. Kristo nawe nk'umuntu wari warahawe umurage wo kwicara iburyo bw'Imana, yasizwe kugira ngo azabe umwami ku gihe cy'impero. Ntabwo bivuga ko azaba Imana. Izina abakristo nabayobotse Kristo, nabayobotse Kristo. Haje mama step. Mwabonye ko muri hariya muri Antiokia habanje intumwa za Kristo, hakurikiraho habanje abigishwa, nyuma amaze gusubira mu ijuru bitwa intumwa, nyuma haje kuboneka abandi bantu bayobotse izo nyigisho bitwa abakristo, ariko ntago biri mu byanditswe bya Bibiliya. Murakoze. Wao wanajua wakiomba ni kusali, na sisi tulikuwa tunaomba na roho inateremuka. Tubereke gatoya ngwino hano n'umurwayi shesho ayibo uzane murwayi amazimisi yarwaye. Tugiye kwirukana amadayimoni. Haleluya. Abayisilamu muri tayari twirukana amadayimoni. Muzamura akaboko niba koko mwemeye. Tingisha kidogo. Takbir. Damu ya Yesu, oh damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha. Haleluya. Sifa kwa Bwana. Ararwaye iki? Amadayimoni ya uteye. Muri tayari tumusengere mu izina rya Yesu. Uzanye kugira ngo mumusengere. Subira inyuma gatoya. Tugiye kumusengera mu izina rya Yesu. Bwana, katika jina la Yesu tunaenda kualika nguvu zako. Tunaponesha mapepo kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Shetani, haleluya. Toka shetani. Haleluya. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Muhemiko. Tagibi. none Imana kugira neza tusaba kuzana ihene n'inkoko cyo gushimira Imana ukabishabura ina isi bitangaza ntabwo ari kusenga. Nta muntu afite kiremba hano hafite umuhe Yesu uko yambaraga. Mashallah. Soma andiko. Bagera yitu Yesimani. Aha. Maze Yesu abwira abigishwa bati. Uyu Yesu arahinduka. Ari kuganira n'abigishwa be. Arababwira ati. Nimwe mwicaye hano mbanje nsenge. Yesu arashaka kusenga. Aha. Afata Petero. Ajana Petro na Yakobo na Yohana. Yesu atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Uyu Yesu atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane.
arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Yego. Mugume hano mube maso. Abandi igihe cyo gusenga baravuga muhumirize mwabikuyehe. Komeza. Mugume hano mube maso. Yego. Yesu. Uyu Yesu yigira imbere ho hato. Toga basira mu musikiti nitugiye kusenga. Imamu arasiga abantu akagera imbere gato. Nukuvuga niba Yesu nawe yagiye imbere gato yari imamu. Takbir. Komeza. Yesu yigira imbere ho hato. Yuba mahasi. Arasenga. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Wallahi dore umwana mutoya. Mashallah. Mbili tatu wagaka wa Yohana. Urwambere rwa Yohana kabiri gatatu. Yego. Iki nicyo kitumenyesha ko tumuzi. Nicyo kitumenyesha ko twego abesiramu tuzi Yesu. Nuko twitondera amategeko ye. Uvuga kwa muzi. Uvuga ko azi Yesu. Ntitondera amategeko ye. Numubeshyi. Yego. Ukuri ntikuri muri we. Ntikuri muri we. Yego. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye. Nitondera ijambo rya Yesu. Urukundo akunda Imana. Ruba rumaze gutunganirizwa muri we rwose. Kabisa. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Nicyo kitumenyesha ko Haji Muislamu shehe turi muri Yesu. Asikia haya. Tunaomba wenye wako hapa wa Kristo. Anayetaka kuwa Muislamu karibu hapa. Mashallah. Nani mwingine anataka kuwa Muislamu? Wewe usisikie woga. Huyu dada alianza kusikia takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Muislamu wowote kwa hapa. Kama uko na Mkristo pembeni yako anasikia woga, anasikia haya, umusindikize. Ndagira ngo umusomyi duhereye kuri iyo ntego ivuga ngo inzira y'ukuri ni iyihe, ndagira ngo badusomere ijambo ry'Imana. Navuze ko twasoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yohana 12:6, ariko kugira ngo tubyumve neza ahere haraguru ku murongo wa mbere akomeze hepfo ageze ku murongo wa 8, noneho tubone kuganira. Umusomyi nasome ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa mbere, hera ku murongo wa mbere ugeze ku murongo w'8. kugira ngo byumvikane neza reka mpahere ko 14 ku murongo wa 6 nibwo bisobanuka neza. Inyandiko iratubwira iti muri Yohana igice cya 14 here ku murongo wa 6 Yesu arababwira ati ninge nzira y'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Oya numvaga wari guhera haruguru ku murongo wa mbere ukageza ku 8. Inyandiko iratubwira iti ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa data harimo amazu menshi, iyo abatarahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane ubwanjye, ngo aho ndi namwe muzajyeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Tuma aramubwira ati databuja ntituyizi, aho tujya inzira twayibwirwa n'iki? Yesu arababwira ati ninge nzira y'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Iyo aba mwaramenye muba mwaramenye na data, none murahazi kandi mwaramurebye. Filipo aramubwira ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Murongo wa 8 nahageze. Imana guha umugisha cyane. Inzira y'ukuri hagati y'abayisilamu yenda hari n'abakristo, niko insanganyamatsiko ivuga. Inzira yarabonetse kandi nta rindi somo soma, kuko iri somo ririhagije kubw'iyo nsanganyamatsiko.
iri somo ririhagije cyane cyane uhereye ku murongo wa 6. Hari ibibazo byinshi, hari ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be abo bakoranaga umurimo, baraganira nk'uko tuganira uku nguku, bamubaza inzira ijya mu ijuru, baraganira amagambo menshi, ariko bageze kuri uriya murongo wa 6 aravuga ngo ni njye nzira kandi ni njye kuri ni nanjye bugingo. Ibyo birahagije, kandi ibyo bintu uko ari bitatu nibyo duharanira. Icyo dushaka ni ukugira ngo tubone inzira, tugire ukuri, kandi tuzabona ubugingo. Utaharanira ibyo bintu uko ari bitatu ntaho yabava, nta naho yabajya. None Yesu byose arabifite. Icya mbere ni inzira, icya kabiri ni ukuri, icya gatatu ni ubugingo. Iyo abatwari dufite akantu k'agasomineri ko kumara hano iminsi 2, ibyo bintu tukabisesengura neza neza, tukavuga ngo mbese inzira ni iki, ibyo tukabisesengura neza. Ukuri ni iki, ibyo tukabisesengura neza. Ubugingo ni iki, ibyo nabyo tukabisesengura, tukabyumva neza. Ariko turabikubira hamwe, noneho dusaba Uwiteka gusobanurira. Aha ngaha kugira ngo Yesu avuge ibyo, yashakaga koroshya ibibazo byari mu bantu. Yari yabumviseho ibintu byinshi, byaranamutangaje bamubajije ibyo ngibyo, ati igihe nabaniye namwe kweri ntabwo munzi, mbanye namwe igihe gito, umbonye ababonye data. Hari naho yageze arababaza ngo twereke data wa twese. Data wa twese bivuga iki? Data wa twese ni ukuvuga data mukuru ari w'Imana. Mutwereke, biraba bihagije. Ayo magambo ari muri iyi mirongo twasomye. Ubwo cyari ikiganiro Yesu afite. Icyo kiganiro yakigiranye n'abantu bari bamaranye igihe bakorana bataramumenya neza. Igihe kiragera rero ashaka kubasobanurira. Niho yababwiye ayo magambo rero, ati ni jyewe, ni njye nzira, ni njye kuri, ni njye bugingo. Uwamaze kumenya Yesu aba yamaze kubona inzira. Uwamaze kumenya Yesu aba yamaze kumenya ukuri. Uwamaze kumenya Yesu ubugingo aba yabubonye. Ibyo bintu uko ari bitatu biguteraniye ukabimenya neza, inzira uba wayibonye, inzira y'ukuri uba wayibonye. Ariko yari yabanje kubahumuriza, ababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa data hari amazu, iyo abatarahari mba mbibabwiye. Ngiye kubategurira ahandi, mwizere ko nzagaruka nkabajyana aho ndi mukabaye. Ayo ni amagambo Yesu yivugiye ayabwira abigishwa, nk'uko natwe turabigishwa, nk'uko n'uyu munsi atubwira ayo magambo. Kandi Yesu turabizi neza uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Ayo magambo ntabwo yayavuze asinziye, yavuze ari muzima, areba neza, kandi yayatekereje. Ntabwo Yesu ajya avuga amagambo y'ibidrori, yavugaga amagambo y'ukuri, kandi ari ku murongo, ayunguruwe neza neza neza. Yesu rero inzira twayibonye, niyo nsanganyamatsiko dufite uyu munsi. Inzira twayibonye, inzira ni Yesu, niwe nzira, niwe kuri, ni nawe bugingo. Imana tugirire neza. Nta kindi nakongeraho kuri amagambo. Inzira tugiye tuvuga buri somo bwakwira bugacya, ariko iri ririhagije kuko nyir'ubwite niwe wabyivugiye, kandi abibwira abigishwa be, na n'uyu munsi turacyabibwirwa.
ntabwo byigeze bihinduka. Imana idufashe kandi itugirire neza. Uyu munsi ndumva iri jambo ntari muri shireho amakomanteri menshi cyane, nta makomanteri nshira kuri iri jambo kuko n'amagambo asobanura, ushatse wanayafata mu mutwe ukavuga uti ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa kwa data hari amazu menshi y'abatarahari, mba mbibabwiye kuko njye sindi umubeshye, niko yarashatse kuvuga ngo y'abatarahari mba mbibabwiye. Mwijuru yawe hatari inzu yawe yari kubitubwira ko mwijuru nta nzu yawe, ariko yarabivuze kandi aduha n'irindi sezerano rivuga ko igihe kizagera akagaruka akatujyana aho ari natwe tukabayo. Ibyo byiringiro turabifite kugeza uyu munsi. Imana idufashe kandi itugirire neza. Ntabwo narenza aya magambo kuko aya magambo arasobanutse neza, ntabwo yanditse mu Giheburayo, ntabwo yanditse mu zindi ndimi, yanditse mu Kinyarwanda kandi natwe turi Abanyarwanda. N'utari umunyarwanda bamusobanurira, nta magambo asobanutse neza. Imana idufashe. Nshatse narekeraho kuko ni ijambo nari nateguye rijyana n'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Imana ibahungisha. Turashimira Pastor Anastase ku kiganiro duhaye. Turagira ngo duhe ikaze al-Ustadh Musa Seif Salim aze nawe agira icyo asobanura ku byerekeranye inzira y'ukuri ni yihe, agira icyo asubiza Pastor Anastase kuri iri somo. Falyatafadhal mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Turashimira muvandimwe Pastor Anastase kubw'inyigisho amaze kuduha. Topic yavugaga ese idini y'ukuri ni yihe, si ndio mada? Naam. Pastor yasomye umurongo uri muri Yohana 14:6. Ndashaka basubire muri uwo murongo kugira ngo tubashe kusobanura mbere yuko ninjira muri topic nyirizina, kuko Pastor yakwepye topic. Iyo tuvuze idini y'ukuri ni yihe, nago tuba tuvuze ngo inzira y'ukuri ninde. Inzira y'ukuri ni yihe, inzira y'ukuri ninde, ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo tuza kuvuga inzira y'ukuri ninde, twari kureba niba ari Muhammad cyangwa Yesu, ariko ntago ariyo topic Pastor. Topic iravuga inzira y'ukuri ni yihe, ntago ari inzira y'ukuri ninde. Nukuvuga topic wavuze hano ntago ariyo twari twasezeranyije, ariko nabyo turaza tugufasha. Ese Yesu inzira ye ni yihe? Soma aya Yohana 14:6 mwarimu. Ndiyo. Inasema hivi. Ndiyo. Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ndiyo. Nta ujya kwa data ntamujyanye. Tulia kidogo. Ikindi turashimira Pastor ejo yahagaze hano yigisha abantu yuko Yesu ari iki? Ari Imana. Uyu munsi arahagaze hano atwigisha yuko Yesu ni inzira ijya kwande? Ku Mana. Pastor ibyo ni ukwivuguruza. Ejo wavuze ngo Yesu ni Imana, uyu munsi uragarutse ngo ya ntago ari Imana ahubwo we ni inzira ijya kwande? Ku Mana. Sasa aba bantu bashize bemere ko Yesu ari Imana cyangwa bemere ko ari inzira? Yesu kuba ari inzira ijya ku Mana, abayisilamu turabyemera 100%. Yesu ni inzira ijya ku Mana kuba abandi bamwizeye, ariko mu gihe cye. Kimwe na Nabii Musa buri numwa Imana yabayeho. Nabii Musa Imana yamutumye kwa Firauni afata abayisiraheli, babandi bemeye Nabii Musa abo ngabo yababereye iki? Yababereye inzira, kuko ntabwo avuga ngo bari bazajya mu muriro kubera ko Yesu arataraza. Abo bantu bazajya mu ijuru kubera ko bemeye Nabii Musa. Abemeye Isa cyangwa Yesu mwene Maria nabo bazajya mu ijuru kuko Yesu yababereye inzira. Ahubwo tuzashake munsi cyangwa umunsi wejo tuganire ese abo bemeye Yesu n'abantu nyabaki. Ko shobora kuvuga ngo abemeye Yesu n'abantu ki? Pastor akagara ngo twebwe mwamwemeye byahehe. Yesu Imana yamutumye kuba Isirayeli gusa. Umunyarwanda uzakurikira Yesu nakurikire Muhammad uza burimo gutakaza igihe cyawe, kuko igihe cya Yesu cyararangiye. Ubu ngubu turi mu gihe cya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pastor arishi uko niko kuri. Eko.
reka tujye ku nzira rero. Iyo tuvuze inzira hari abantu bakunda kuvuga ngo urabona ngo nta dini izajyana abantu mu ijuru. Umuntu uzavuga iryo jambo uzamenye ko uwo muntu ntago yagiye mu ishuri, kandi niba yagiye mu ishuri ubwo yarize ikigoroba. Umuntu wese uvuga ngo nta nzira ngo nta dini izajyana abantu mu ijuru, kuko abantu benshi babivuga batazi icyo barimo gushaka kuvuga. Bavandimwe, iyo nzira irahari, iyo dini izajyana abantu mu ijuru irahari, kandi iyo dini ntabwo ari ebyiri cyangwa eshatu. Ahangaha mureba dufite abapasiteri bangahe? Babiri. Umupasiteri umwe asengera muri Anglican Church, undi ni umu ADP, yego, undi we ari muri association yo mu Rwanda, ishirahamwe ryo mu Rwanda. Ikibazo kibaza niba bose bemera Yesu, kubera ko umwe yagiye muri Anglican undi yajya muri ADP, kandi bose bemera Yesu. Icyo ni ikibazo mukwiye kwibaza. Ese bavandimwe muri hano, birashoboka kuba Imana yohereje Nabii Ibrahim, Imana ibwira Nabii Ibrahim wowe ngo wahe dini y'Abayahudi. Imana yohereza Nabii Isa iramubwira ngo wowe Yesu ngutumye kuba umukristo. Imana yohereza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramubwira ngo wowe Muhammad ngutumye wigisha ubuislam. Bavandimwe murumva bishoboka? Ntago bishoboka. Intumwa z'Imana zose uko zakabaye, Imana yarabohereje ibaha inzira imwe. Iyo nzira niyo turi gushaka hano. Ni iyihe nzira? Iyo nzira bavandimwe, mu gihe mutarayisobanukirwa n'ibindi byose urimo gukora, urimo gutakaza igihe cyawe. Fungura Quran sura 42 aya 13. 42:13 mwarimu. Ndiyo, haraka. Kubandika na wasoma bagasobanukirwa. Ndiyo. Inasema hivi. Ndiyo. 13. Ndiyo. Yabashiriyeho mu idini. Allah aratubwira ngo yadushize mu idini. Ibyo yaraze Nuhu. Iri dini turimo niryo dini Imana yaraze Nowa, kuko mu gihe cya Nowa ikitwa ubukristo. Ndaza no gusobanura ubukristo niki. Hari abantu bita ubukristo, maze ubukristo niki? Ngo ubukristo bisobanuye wakurikiye Kristo. Ibyo mubikura mu kihe gitabo? Muri Bibiliya ntabibamo. Allah aratubwira ngo twega abayisilamu, Allah yadushize mu idini, ya dini Imana yahaye Nabii Nuh. Komeza. Kandi nibyo twaguhishuriye. Kandi iri dini turimo twebwe niryo dini Imana yahishuriye Nabii Muhammad. Komeza. Nibyo twaraze Ibrahimu. Iri dini niryo dini Imana yahaye Nabii Ibrahim. Komeza. Musa. Niryo dini murumva uburyo ibintu by'Imana bipanze, ntabwo ari ibintu byo gushakisha. Ngo urabona ngo Yesu aravuga ngo njye na data turumwe, ubwo bisobanuye ko Yesu ari Imana. Ubwo urabisobanura, ninde waguhaye uburenganzira bwo gusobanura? Imana iratubwira ngo kandi iyo dini murimo niyo dini twaraze Nabii Musa. Komeza. Na Isa. Na Yesu wa undi mwiyitirira nawe yari umusilamu. Niyo mpamvu reba pasire kubera kutemera Yesu we yambaye ikoti, ngiye kubera ko nemera Yesu nambaye nka Yesu. Ndabesha abayisilamu? Uryo. Buryo ushatse kumenya abakunzi ba Bob Marley uzabamenyerahe? Ku Madrid. Uzabamenya bambaye dread, bambaye na bya bindi bagenda bakora za gutya. Ariko babandi bakunda Yesu bagomba kwambara nkuko Yesu yambaraga. Yubonye umuntu aciye ari yambaye igisirikare uhitumenya nubwo aba ari umusivili, ugira ubwoba ukagira ngo ni iki? Ni umusoda. Wagira ngo ni umusirikare. Uzarebe no mu cyaro nubwo umwana yaba yavutse afite imyaka 2, yabonye umusiramu aciye hariya akabona n'abaturage igihumbi ukamubaza ngo we hano yaciye abantu bangaye, ngo haciye abantu benshi n'umusiramu umwe. Kubera iki bavandimwe? Icyo ngicyo ni neema Allah yadutandukanije n'abandi bantu. Imana yaradutoranyije iduha idini Imana yahaye intumwa z'Imana zose. Komeza. Kandi ngo mutunganye idini. Allah aratubwira ngo dutunganye idini. Kandi ntimukaritandukaneho. Ni tukatandukanye ku idini. Manu wa Qur'ani sura ya 6 aya 126. Vuba vuba. 6:126 mwarimu. Ndiyo. 6:126 nasema hivi. Ndiyo. Kubandika n'abasoma bagasobanukirwa. Ndiyo. Sabe nisisi. Nuko rero. Inyandiko y'Imana iravuga aya magambo iti. Iyi ni inzira ya Nyagasani wawe. Muvandimwe urumva, iyi ni inzira Nyagasani wawe igororotse. Ugura na Qur'ani igiswahili nawe usome twumve. Hapo 6:126. Ndiyo. Inasema hivi. Aho nyene 126 inasema auzu billahi minash shaitani rajim. Na iyi pasera umva inyandiko ngo kandi iyi
dini ya Uislamu, iyi dini y'Ubuislamu ndiyo njia ya Mola wako, niyo nzira y'Imana yawe iliyonyoka. ni ahantu uzasanga muri Bibiliya ngo nuko ngo ubukristo Yesu ubwe ntabwo yigeze avuga ubukristo mu kanwa ke. Reka Yesu na n'inyandiko shitani yabuvuzeho. Ni ukuvuga ari Imana, ubukristo ni dini abantu bishiriyeho gutya. Ntabwo ari Yesu wabushizeho, ahubwo ubukristo bwazanywe gute turaza kubigeraho. Mu kurangiza ku Buislamu soma Qur'ani aya 3 umurongo wa 19. Aya 3:19 kuandika na wasoma wakasobanukirwa. Ndiyo. Inasema hivi 19. Ndiyo. Inasema no mu by'ukuri idini kwa Allah. Basi urumva idini kwa Allah ni Uislamu. Nuko washaka umuseso nago batinyuka kubyandikamo, nuko wajya ku gihe.com nago babyandikamo ngo ubukristo ni dini, nuko wajya mu gihe kinyamakuru no kuri TV1 nago babitinyuka. Nago batinyuka ngo ubukristo ngo ni dini ya Allah, nago babitinyuka kuko barabiza bashi ubukristo ni dini yashinzwe n'abantu. Ariko Allah aratubwira ngo nagushidikanya idini ya Allah ni Uislamu. Nukuvuga twebwe turaba Islam kubera ko Imana niyo yatwisa baki. Ese Imana niyo yisaba ugasanga ngo uri umuki ngo ngende umwanglikani. Anglikani bisobanuye ngo ni dini y'Abongereza, uri umwongereza. Islam niyo dini Imana yaduhaye. Pastor arishimye cyane uyu munsi uraba umusilamu. Inshallah. Kandi turakwinjiza ubusilamu ku buntu. Ego. Nta mafaranga. Bavandimwe ubwo nibwo Buislamu. Rero twege turaba Islam kubera ko twabitegetswe na Allah. Ese ubukristo bisobanuye iki? Ese ubukristo bwazanywe nande? 11:25 byakozwe n'intumwa. 11:25 byakozwe n'intumwa inasema hivi. Ndiyo. Nuko bukeye bwaho ava itaruso gushaka Sauli. Ndiyo. Amubonye amujyana mu Antiokia. Uyu Paulo afata Sauli. Ahangaha izi story turimo gusoma bavandimwe ba Islam. Yesu yaramaze imyaka myinshi cyane yagiye mu ijuru, abantu baranabyibagiwe. Nibyo turimo gusoma hano. Ibyakozwe n'intumwa ni ibaruwa y'umugabo witwa Luka yanditse. Aravuga ngo afata Tarso amujyana Tesalonike. Komeza. Bamara y'umwaka wose baterana n'abitorero. Bamara y'umwaka muri Antiokia baterana n'abitorero. Bigisha abantu benshi. Uwo mwaka nibwo batangiye kwigisha abantu. Kandi muri Antiokia, aho ngaho muri Antiokia niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo. Pastor akonga ko wakumvise nibwo abigishwa batangiriye kwitwa bande. Wowe kintu ugomba kwibaza, bataratangira kwitwa abakristo bitwaga bande? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza. Bataratangira kwitwa abakristo mbere y'uwo mwaka bitwaga bande? Rero uyu Paulo niwe watangije ubukristo. Reka tubaze Paulo, ese umuntu uzajya mu bukristo azabakurikiye Yesu cyangwa azabakurikiye ibindi bintu? 26:27 byakozwe n'intumwa. 26:27 ibyakozwe n'intumwa kubandika na soma gasobanura. Hanyuma tubaze Paulo cyamutumye gushinga ubukristo. Ese ko ari kuyobora abantu cyangwa kubayobya? Inasema hivi. Ndiyo. Mbese mwami Agripa wamenye ibyahanuwe? Ndiyo. Nzi yuko ubyemeye. Uyu ni umugabo witwa Paulo. Uyu Paulo niwo muntu wangije isi yose mureba. Uyu munsi hari abantu bitwa ba Katolike, Abanglikane, Abaneo Apostolike, bariya bose niwo wabishinze. Uyu Paulo rero yari afite ubwenge bukomeye cyane. Yagiye ku mwami witwa Agripa. Aramubaza ikibazo, Agripa ataramusubiza, Paulo yahise asubiza. Uzi umuntu kubaza akahita asubiza, buba ari ubwescro. Ndabesha? Wowe wajya mu rukiko baza ikibazo uhite wisubiza. Agripa baza Paulo, ese urashaka? Agripa asubiza Paulo ati sha ubuzeho gato cyane. Ubu nyemeje nkaba umukristo. Ngo habuzeho gato urashaka kunyemeza ngo mbe umukristo? Komeza. Inyandiko irakomeza. Ndiyo. Paulo abwira Agripa ati ndasaba Imana kugira ngo haba hato haba hanini, ebana kuneza cyangwa kunabi, uretse wowe wenyine, uretse wowe Agripa, ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose, n'abantu banyumva uyu munsi bose bamere nkanjye, babe abakristo nkanjye Paulo, ntabwo ari nka Yesu. Burimo kumva neza? Rero kuba umukristo ntabwo ari kumera nka Yesu, kuko Yesu ntabwo yigeze aba umukristo. Yesu ntabwo yigeze aba umukristo, ahubwo Yesu yari Kristo. Kristo ni ijambo ry'Ikiyunani bisobanuye mu Kinyarwanda uwasizwe. Abangaba uwasizwe iki? Uwasizwe amavuta. Abangaba amavuta bayasizwe nande?
ninde wabasize amavuta? Ni igikotoro se ni ayahe mavuta? Ibi ni ibibazo bavandimwe. Bavandimwe rero Kristo bisobanuye ngo ni umuhanuzi wasizwe amavuta. Rero yuvuze ngo ngewe ndi umukristo, ubuvanze ibintu bingahe? Bibiri. Ndumu ni Kinyarwanda, Kristo ni Kiyunani, ukabuvanze ibintu bibiri. Ndumu Kristo, ndumusigwa amavuta, ni nko kuvuga ngo ngewe nago ndi umusiramu ndi mu Muhammad. Byo bintu ntago biba bavandimwe. Ese Paulo icyagutumye kwigisha abantu ngo babe abakristo ni ikihe? Abakorino ba mbere 11:17. Abakorino ba mbere 11:17. Twida turarangiza. Kubandika n'abasoma bagasobanukirwa. Inasema hivi, nuko rero ariko ibyo ngiye kubategeka ubu, ibyo Paulo arakubwira ngo pastor, ibyo ngiye kugutegeka ubu simbibashimira kuko amateraniro yanyu atangira wa kabiri. Yes. Naam. Rwa kabiri rw'Abakorino 11:17. Naam, haraka. Inasema ndiyo 11:17 kubandika n'abasoma bagasobanukirwa. Inasema hivi, ndiyo ibyo ngiye kuvuga. Paulo arababwira ibyo ngiye kuvuga simbivuga nk'ari ijambo ry'umwami wacu. Nago Paulo yabivugaga cyangwa ngo abigishe kubera ko arimo kubigisha amagambo y'Imana, ahubwo ndabivuga nk'ubwirizwa n'ubupfu. Arababwira nk'ubwirizwa n'ubupfu. Ubupfu ni iki? Ni ubugoryi. Yego. Ntabwo ari ngewe pastor biri muri Bibiliya nuze kundeba nabi. Barakubwira ngo ibyo ndimo kubabwira ndabwirizwa n'ubugoryi. Komeza. Niringiye yuko mfite impamvu zo kwirata. We yigisha ubukristo ngo nawe abo mustare. Rero n'abatabizi nabo baramukurikira. Ni nko kubona King James arimo kwibyinira hariya no gatangira ukanyunga. Apo. Ni ikibazo. Komeza n'inyandiko. Ubwo benshi birata iby'umubiri. Nanjye ndabyirata. Uyu ngo ni umuhanuzi. Ngubwo benshi birata ngo nanjye ndabyirata. Komeza. Mwishimira kwihanganira abapfu. Ngo mwebwe mwishimiye kwishimira abapfu kuko ubwanyu muri abanyabwenge. Murihangana iyo umuntu abahinduye imbata. Tekereza gatoya. Paulo arababwira ngo murihangana iyo umuntu abahinduye imbata. Kwindura umuntu imbata murabizi. Ni bya bindi usanga umuntu w'umugabo ufite ubwenge bakamubwira ngo uri inama. Haleluya, ngo amina rwose ndi inama. Amen. Umugabo muzima ngo uri inama. Kandi ngiye nkwisi hene wajyana mu rukiko. Ariko ndi akwita inama ngo rwose ndi inama ya Yesu. Komeza n'inyandiko. Iyo abamizi yabafashe, iyo yishize hejuru, ndiyo akabakubita inshyi nyinshi, ibyerekeye ibyo bivugwa bigawa. Ni koko twabigize mu intege nke. Ni koko Paulo aravuga ngo mu by'ukuri ibyo kwita abantu inama twabigize mu intege nke. Komeza. Nyamara icyundi wese ahangara gukora. Ibi mbivuze nk'umupfu. Abivuze nk'iki? Nk'umupfu. Uyu niwe washinze ubukristo. Arakubwira ibyo navugaga ngewe rwose mbivuze nk'umupfu. Rero niyo mpamvu ngewe sinamukurikira. Ntago wasanga umusazi arimo gutera amabuye nawe yatere. Komeza n'inyandiko. Nanjye ndagihangara. Mbese abasaba Heburayo. Paulo arakubwira ngo mbese abasaba Heburayo. Nanjye nuko. Ngo nanjye Paulo nuko. Saba Isiraheli. Nanjye nuko. Surubyaro rwa Aburahamu. Yahindutse Jose Chameleone. Aho ageze hose arahinduka. Nanjye nuko. Saba abakozi bagabura ibya Kristo. Noneho ndavuga nk'umusazi. Paulo arakubwira ngo noneho haravuga nk'umusazi. Rero muvandimwe, gufata ubuzima bwawe ugakurikira umuntu wakubwiye ko ibyo yavugaga yabikoraga nk'umusazi, ubafasha ubuzima bwawe ubushize mu kaga. Niyo mpamvu bavandimwe, ubukristo ntago ari dini. Ubukristo hano dufite Bibiliya y'Abagatolika, dufite Bibiliya y'Abaprotesta, dufite n'izindi hano. Haze kuza umukristo hano atwereka inyandiko aho bigishwa ba Yesu biswa abakristo cyangwa aho Yesu yigisha abantu abukristo. Ntago bibaho. Bavandimwe, Islam ni dini twahawe na Allah, kandi Allah arabitubwira muri Quran abishira ku mugaragaro. Mu kurangiza manuka Quran sura ya 3 aya 85. Mite ndangiza 3:85 kwandika n'abasoma bagasobanukirwa. Inasema hivi, ndiyo 85 nasema, ndiyo uzashaka idini ritari Islamu. Pastor Imani irakubwira ngo uzashaka idini ritari ry'Ubuyisilamu ntabwo azabyemererwa. Ibyo ngibyo iryo dini imbere y'Imana ntabwo rizemerwa. Kandi kumeruka, ku munsi meruka, uwo muntu azaba mu idini ritari idini ry'Ubuyisilamu azaba mu bahombye. Uwo muntu azaba munyagihombo, ni ukuvuga azajya mu muriro. Niyo mpamvu twabahamagaje hano kugira ngo tubahe bonus muze mu Busilamu hakiri kare. Rero Islam niyo dini y'ukuri. Umuntu wese ufite idini ahamya ko itari Ubuyisilamu y'ukuri naze hano ayitwereke mu bitabo, nago dushaka amagambo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikibazo cyanjye mbaza bagenzi banjye ba pasteri, ndagira ngo umuvandimwe dusomere Qur'ani isura ya 3 umurongo wa 19. 19 Qur'ani nasema hivi. Yego. Bila shaka nta gushidikanya dini ya haki. Soma ikinyarwanda. Ikinyarwanda. Yego. 19 nyandiko iravuga iki? Yego. Mu byukuri idini kwa Allah ni Ubuislamu. Tweho turabesilamu kubera ko ari idini Imana yaduhitiyemo. Pastor ndabaza icyo kibazo kimwe, ni hehe muri Bibiliya byanditswe ngo tuba abakristo cyangwa muri abakristo? Cyo kibazo cyanjye. Abantu b'abayisilamu bafite uburyo bizeye iyo Isilamu nk'uko babyigishijwe. Abakristo nabo turi abakristo koko nk'uko twabyigishijwe, kuvuga ngo aho bituruka ni cya kindi navuze ni ikintu cyo kwicara tukakora akantu ka seminari, bitari kuvuga ngo umuntu ngo yahita bisubiza vuba vuba, ahubwo ikintu umuntu yakora ni iki. Kuba abakristo ngo byaturutse hehe ni ikintu kirekire cyane. Aho byaturutse, aho byavugiwe, kugira ngo usubize ikibazo neza nuko uvuga igihe byabereye, aho byaturutse, impamvu byabayeho. Ariko mu magambo asobanutse cyangwa se ahinnye, mu magambo ahinnye urumva ko abakristo harimo ijambo Kristo bishaka gusobanura ngo nabakurikiye Kristo. Bisaba akanya gahagije umuntu akabishira ku rutonde neza. Ariko abakristo ku ijambo rikubiye hamwe ni ukuvuga abantu bakurikiye Kristo, nicyo gisubizo. Turakaguha ako kanya. Ariko hari mugenzi wawe ushaka kukunganira ijambo ubukristo, ndashima uriya mwigisha yavuze ko riva ku ijambo uwasizwe. Ngira ngo iyo turebye muri Bibiliya, abami mbere yo gufata intebe y'ubwami bagombaga kubanza gusigwa. Kristo nawe nk'umuntu wari warahawe umurage wo kwicara iburyo bw'Imana, yasizwe kugira ngo azabe umwami ku gihe cy'impero. Ntabwo bivuga ko azaba Imana, yasigiwe ubwami igihe azaba agarutse ku gihe cy'imperuka. Noneho impamvu abakristo abamuyobotse twagiye dufite etape zitandukanye, amazina yagiye ahinduka. Bwa mbere abigishwa, na hano turabigishwa muri Islam. Murabyemera? Turabigishwa. Murabyemera ko turabigishwa muri Islam? Ntabwo turagera kuba abayisilamu, turacyari abigishwa. Nitumara kumenya kwigishwa tuzaba intumwa. Petete tuzongera dukora indi ntambwe yo kuba muzadutuma kwigisha, tukuga mumenye ko ubutumwa mwaduhaye bwo muri Korowani twabumenye. Noneho nyuma petete tube abayisilamu. Ayizina abakristo nabayobotse Kristo, nabayobotse Kristo haje mama step. Mwabonye ko muri hariya muri Antiokia habanje intumwa za Kristo, hakurikiraho habanje abigishwa, nyuma amaze gusubira mu ijuru bitwa intumwa, nyuma haje kuboneka abandi bantu bayobotse izo nyigisho bitwa abakristo, ariko ntago biri mu byanditswe bya Bibiliya. Murakoze. Magurutse ngo nshimire uyu mugabo warangije ibintu. Waratubwiye ngo icyitwa abakristo ngo biri mu magambo, ariko nta hantu byanditswe muri Bibiliya. Sikuvuze pastor? Ntabwo biri mu magambo, na amazina agiye ahabwa abantu bayo. Ndavuga kwitwa abakristo ntago biri muri Bibiliya. Ntabwo biri muri Bibiliya. Ntago? Hariya muri Antiokia. Ndavuga itegeko ritegeka abantu kwita abakristo biri muri Bibiliya. Ziriya muntu ya muri science twabyita convention, na abantu na amazina yaza conventionnel. Murumva abayisilamu abangaba bicaye bakora icyitwa convention, barumvikana bakora inama, baravuga none kurehera uyu munsi nk'uko haterana inama hano hepfo bakavuga ngo twite koperative itera imbere cyangwa koperative abanyonzi. Aba nabo barateranye baravuga kuhera uyu munsi natwe twishakira akazina biza wari umupasiteri wa mbere, nibwo mbonye pasiteri uvugisha ukuri kabisa.
aba nabo barateranye baravuga guhera uyu munsi natwe twiyise baki. Ariko pasere rero ndagushimira nkwibutsa ko niba atari Imana yabisaba Kristo ubwo n'ibihembo byanyu ku munsi w'imperuka muzabishakira ahandi. Hari ibintu bibiri nanjye ushaka kuvuga ku rwego rwa Islamu. Ibyo ari byo byose tuva Islamu harimo abantu bashobora kuba barabisomye ariko icyo nabanziho gito nuko ari kubaha Imana. Oya ni baza tugusubiza. Ni munsobanure Islam bisobanuye amahoro cyangwa kwicisha bugufi ku Mana. Kwicisha bugufi ku Mana. Icyo kintu ni cyiza ko bifashije kumva neza. Pastor akoze na gutya Ubusilamu si umukino. Kwicisha bugufi ku Mana ibyo ari byo byose ngira ngo ntago bigaragarira mu madini. Uko turi hano ngira ngo tuzi kwicisha bugufi ariko ntago twicisha bugufi ku rwego rumwe. Pastor ako twakarangije. Icyo twashakaga no kumvisha abantu yuko ubu Kristo ni nka zindi koperative zose nkuko ziterana zigakora inama zikemeza twite gutya namwe nuko nkuko mwateranye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ese abantu batari bafite accessibility ubushobozi bwo guhita bajya muri Islamu byavuga ko abo bantu bangwa n'Imana? Ese ntago bari bafite uburenganzira ku Mana nubwo bari mu yandi madini? Ni ibyo bibazo nabasha kubaza mu rwego rwa Kikristo. Murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa swali ndugu yetu Pastor anatoka kujibu. Pastor wanamuuliza na sisi wanatuuliza, kwa nini Waislamu hamuimbe musikitini na Pastor kuimba wameitoa wapi? Pastor anakwepa kwepa. Oh, Yesu alikuwa anatoka akafika huko siku ya Pastor, basi wakaimba takbir, Allahu akbar. Hiyo sio jibu Pastor. Sisi Waislamu kama hatuimbe muskitini sio kusema hatujue kuimba. Sio tukasema tuimbe hapa hakuna mwenye atatoka hapa, mutalala hapa. Tuaje kidogo, nyangua mkono, sabula gatoya, tingisha kidogo, takbir, Allahu akbar. Mbegu munezero zaba mwijuru. Oh, terera Imana rigeze mwijuru. Oh, bamaraika b'Imana bageze. Oh, mwijuru mundu zizavuga. Hii si kuimba. Hii si kuimba. Tena na kasauti kazuri. Uko nasikia? Mbegu munezero zaba mwijuru. Oh, terera Imana rigeze mwijuru. Bamaraika b'Imana bageze mwijuru. Oh, mwijuru mbundu zizavuga. Pasere, si tunacheza miziki ni nyingi. Hii ni nyimbo ya wapi? Ya kanisani. Kuko nyimbo ingine ya bacuranzi banakuipigia yanumye ngongugira kwa kukunda akakaririmba nirimba nakawe mubibi no mubyiza za gukunda akufite kumemero z'umutima tagibi. Hiyo ni nyimbo ya bacuranzi. Kuna nyimbo ingine Rwanda nzinza gihugu cyacu uje imisozi n'ibiyaga. Hiyo ni
nyimbo ya taifa. none indirimbo y'igihugu. Pastor, Ati none pastor, nyimbo gani Mungu anakataa? indirimbo ki Imana yabujije? Kwa hizi zote. Amosi 3:28. Amosi igice cyaho cy'umunani n'umurongo wawe ugiye gatatu. Yego. Inyandiko iratubwira iti yego, uwo munsi indirimbo zo mu rusengero. Ngwiki? Uwo munsi indirimbo zo mu rusengero yego zizahinduka umuborogo. Ni ku Uwiteka Imana ivuga. Takbir! Allahu Akbar. Komeza umurongo wa 10. Umurongo wa 10 inyandiko iratubwira iti yego, ibirori byanyu pastor. Ibirori byanyu. Ibyo birori bakoresha ari synthetizer, ari piano, ari chemsi, ari ngoma. Komeza. Inyandiko iratubwira iti yego, Amosi 8:10. yego, ibirori byanyu nzabihindura umuborogo. yego, n'indirimbo zanyu zose ziba maganya. ziba maganya. yego, kandi bose nzabatera gukenyera ibigunira. Takbir! Allahu Akbar. Byamifuko bashyira mu ikawa nibyo bitigunira. Nibyo bazakenyera. Bakabizingamo. Nibyo bakenyera. Twe twambaye amakanzu n'ibirimba. Imana yamaze kurakara. Imana yamaze kurakara. Umva icyo yavuze. Amosi 5:23. Fanya haraka. 5. Umurongo wa 23. Yego. Nanga ibirori byanyu. Imana iravuga nanga ibirori byanyu. Nanga ibirori byanyu. Yego. Ndabigaya. Kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera. Naho mwantambira ibitambo byonswa. Mukantura amaturo y'amafu. Yego. Sinzabyemera. Kandi sinzita ku bitambo byanyu uko ari amahoro. Yego. Nkuraho. Urusaku rw'indirimbo zawe. Nkuraho. Urusaku rw'indirimbo zawe. Yego. Kuko ntashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Takbir! Allahu Akbar. Ariko pasa. Shehe anawaambia muje muwe Waislamu. Hii ndio dini ya haki. Musisikie haya. Hawa ni Waislamu. Wao ukiingia tu Uislamu, tunakuvua koti, tunakuvalisha kanzu. Mashallah. Hiyo ni swali ya kwanza. Yesu hakuna siku aliimba, wala hakuwa na korali, wala hakuwa na jina ya korali, wala katika mafundisho ya Yesu hakuna fasi Yesu alisema muimbie Mungu. Hakuna. Katika amri 10 za Mungu kuimba ni yangapi? 0. Takbir! Allahu Akbar. Hiyo ni musumali ya 15 cm. Wanamuuliza pasta, munasali vipi? Nago tushobora kubivuga hano. Wao wanafikiri kusali ni kuimba. Bakapiga muziki tu. Hariya muri sengero mwakubitaka. Twakubita muziki. Tugira gucya. Umwami Yesu ari ku ngoma tumuhimbaza. Ya ile ya reggae. Iki ya reggae. Yesu Jesus. Yesu Sasa wao wakaimba hivyo, wanafikiri wanasali. Hiyo sio kusali. Kuna kitu kingine. Wao wanajua wakiomba ni kusali. Na sisi tulikuwa tunaomba na roho inateremuka. Tubereke gatoya. Ngwino hano. Numurwayi shesho aibu uzane murwayi. Amazimisi yarwaye. Tugiye kwirukana abadaimoni. Hallelujah. Waislamu muri tayari twirukana abadaimoni?
Muzamura kaboko niba koko mwemeye. Tingisha kidogo. Tingisha kidogo. Takbir. Damu ya Yesu. Oh, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Usafisha Haleluya. Sifa kwa Bwana. Anarwaye? Anarwaye iki? N'amadaimoni. Amadaimoni ya uteye? Muri tayari tumusengere mu izina rya Yesu. Uzanye kugira ngo mumusengere. Subira inyuma gatoya. Tugiye kumusengera mu izina rya Yesu. Bwana, katika jina la Yesu, tunaenda kualika nguvu zako. Tunaponesha mapepo kwa jina la Yesu. Haleluya! 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 Shetani, haleluya! Toka shetani. Haleluya! Kwa jina la Yesu. Haleluya! Muhe miko. Takibi. None Imana kugira neza. Tusaba kuzana ihene n'inkoko cyo gushimira Imana. Ukabishabura ina. Isi bitangaza. Isi bitangaza. Nagwa ari kusenga. Wandugu zetu wanasimama barabarani, ndani ya kanisa wanasimama, wanaomba sana, wanasema hii ni kusali. Hiyo sio kusali pasi. Yesu anasema nini? Mathayo 6:5, fanya haraka. Muri Mathayo igice cya 6 umurongo wa 5. Yego. Yesu arababwira ati, yego, nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Aha. Koko indyarya inasenga gute? Aha. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Koko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi. Aha. Komeza. No mu nzira. Nago mubabona mu nzira. Fata Yesu. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Iyo nago ari kusenga. Komeza. No mu nzira ngo abantu babarebe. Kugira ngo abantu baba. Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko abo bamaze guhabwa ingororano zabo. Wametafuta sifa watu wawaone, tayari ile sifa yao wameipata, lakini pepo wapi hawataipata hata siku moja. Muwe Waislamu. Pastor, niletea kitu kidogo hapa sana. Nisomee Mathayo. Muri Mathayo 11:29. Mathayo 11:29. Tandika hapa. Yesu arababwira ati, yego, mwemere ko abagaragu banjye munyigireho. Kuko ndi umugwaneza kandi woroheje mu mutima. Yego. Namwe yego, muzabona ubuhukiro mu mitima yanyu. Sawa. Teremusha. Fanya haraka Nyasimbi. 14:32. Marko 14:32. Na unatayarisha waraka wa Yohana 2:3 kwa haraka. Sawa. Aha. Inyandiko yatubwira iti, yego, Marko 14:32. Aha. Bagera hitwa Getsimani. Bagera hitwa Getsimani. Maze Yesu abwira abigishwa bati, nimuwe mwicaye hano mbanze nsenge. Ngwino hano. Ngwino. Ofite kanzu ngwino. Ofite kanzu ngwino. Na hariya ngwino. Ufite sandala. Nako kana kaze hano. Hagarara hano.
agakana kaze hano mbere. Yesu yari umusore. Yesu yari umusore. Nago yari umusaza. Ngwino hano. Sawa. Okay. Uyu ni Yesu. Na muntu afite kiremba hano hafite umuhe Yesu uko yambaraga. Mashallah. Soma andiko. Bagera yitu Getsemani. Aha. Maze Yesu abwira abigishwa bati. Uyu Yesu arahinduka. Ari kuganira n'abigishwa be. Arababwira ati. Nimwe mwicaye hano mbanje nsenge. Yesu arashaka kusenga. Aha. Afata Petero. Ajana Petro na Yakobo na Yohana. Yesu atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Uyu Yesu atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Yego. Mugume hano mube maso. Abandi igihe cyo gusenga baravuga muhumirize mwabikuyehe. Komeza. Mugume hano mube maso. Yego. Yesu. Uyu Yesu yigira imbere ho hato. Toga basira mu musikiti nitugiye kusenga. Imamu arasiga abantu akagera imbere gato. Aha. Nukuvuga niba Yesu nawe yagiye imbere gato yari imamu. Takbir. Komeza. Yesu yigira imbere ho hato. Yuba mahasi. Arasenga. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Wallahi dore umwana mutoya. Mashallah. Hey. Mbili tatu wagaka wa Yohana. Urwambere rwa Yohana kabiri gatatu. Yako. Iki. Nicyo kitumenyesha ko tumuzi. Nicyo kitumenyesha ko twego abesiramu tuzi Yesu. Nuko twitondera amategeko ye. Uvuga kwa muzi. Uvuga ko azi Yesu. Ntitondera amategeko ye. Numubeshyi. Yego. Ukuri ntikuri muri we. Aha. Ntikuri muri we. Yego. Ariko. Umuntu wese. Witondera ijambo rye. Nitondera ijambo rya Yesu. Urukundo akunda Imana. Ruba rumaze gutunganirizwa muri we rwose. Kabisa. Icyo. Nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Nicyo kitumenyesha ko haji Muislamu shehe turi muri Yesu. Takbir. Komeza. Kuko. Uvuga ko ahora muri we. Uvuga ko ahora muri Yesu. Nawe. Akwiriye kujya agenda nk'uko yagendaga. Takbir. Allahu akbar. Abajama baravuga baramumize Yesu. Ndamwumva mu mutwe. Bakakubita na kamuziki. Namumva mu mutwe, namumva mu kituza, namumva ku mugongo, namumva mu kibuno, namumva ku bire. Uramumva ku birenge ni bodaboda. Yesu yasengaga yuba mehe hasi. Yesu yasengaga yuba mehe hasi. 17:6 Matayo maliza. 17:6 Matayo nyandiko yatubwira iti. Yego. Abigishwa ba Yesu. Babibonye. Bikubita hasi bubamye. Takbir. Baratinya cyane. Abigishwa bari kumwe na Yesu pastor. Bamaze kureba Yesu yasengaga yubame hasi. Nabo basenze bubame hasi. Ukabipinga. Pastor ngwino ube Muislamu. Niwe nasaba wa mbere. Ngwino ube Muislamu. Ninda anashaka kuba Muislamu. Mwanaume. Umugabo. Mwanamke. Umugore. Ngwino takbir. Allahu akbar. Anayeona ukweli. Anataka kuwa Muislamu. Karibu hapa. Usisikie haya wala usisikie woga. Uislamu ni kuokoa nafsi yako. Ni kutosha roho yako ndani ya moto. Wewe umesikia ukweli. Uwe mwanaume.
Uwe mwanamke, umeona ukweli, unataka kuwa Muislamu, teremuka polepole, simama hapa, uingie katika dini ya Mwenyezi Mungu. Wahaja tuwateremushe mitandio, sababu makofia iko hapa. Anayeona ukweli, dada yangu, mama yangu, usiogope mtu. Wewe mwenyewe teremuka, uje hapa, uingie dini ya Mwenyezi Mungu. Uislamu ndio dini ya haki. Hii ndio dini ya kutosha nafsi yako ndani ya moto. Nani mwingine anataka kuwa Muislamu? Wewe mwenyewe usiogope. Wala kama unawoga, wewe kamata Muislamu akusindikize mpaka hapa. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Bose babireba. Aha. Aha. Yego. Aha. Aha. Wewe kama naona ukweli, kaka yangu, baba yangu, usiogope tena, usisikie haya. Teremka. Teremka. Ninde undi? Ninde undi anasema kuwa Muislamu? Wazi kwa wazi. Aha. Yego. Yego. Aha. Aha. Ama kama kuna wengine waliingia jana, kama wako hapa, wateremke hapa, waje hapa. Waje hapa. Na kama piko mwingine anayetaka kuwa Muislamu, kabla tuendelee na maswali, takbir. Takbir. Aha. 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 Yego. Aha. Wale wote wanaogopa, kila mtu na kaburi yake. Hivyo kila mtu ataingia mkaburi yake. Yego. Kuko. Kuko. Umutima ari umuntu yizeza. Aha. Akabarwaho gukiranuka. Yego. Kandi akanwa akabari tuko yatuza. Aha. Agakizwa. Bas. Kasikia haya. Tunaomba wenyewe wako hapa wa Kristo, anayetaka kuwa Muislamu, karibu hapa. Mashallah. Mashallah. Nani mwingine anataka kuwa Muislamu? Wewe usisikie woga. Huyu dada alianza kusikia takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Muislamu wowote kwa hapa, kama uko na Mkristo pembeni yako, anasikia woga, anasikia haya, umusindikize. Bas. Kuna wengine anataka kuwa Muislamu, asisikie woga wala asisikie haya. Teremuka kuingia Uislamu. Umesamehewa madhambi yako kwanza. Umeokoa nafsi yako na moto. Nani mwingine anataka kuwa Muislamu? Aya. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Aya. Aha. Aha. Yego. 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 Aya. Aha. Abajati mumwambike vuba. Mumwambike vuba. Mumwambike vuba.
تقولون معي الآن atamagambo mvuga muyasubiremo أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر ولله الحمد. ndemeza yuko nta yindi mana ikwiriye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi Allah. ndemeza yuko Muhammad ari intumwa y'Imana. igitabo cy'ijambo ry'Imana byo byonyine no kuba atinya kuyigaragaza ahangaha ngo ayinjiremo, navuga ko wenda bayihagarare nk'umukristo ku giti cye adahagarariye abakristo. Hari icyo nshobora kuvuga nk'umuyisilamu bikitirirwa abayisilamu ariko bikaba ari ikosa ryanjye ku giti cyanjye. Hari igihe rero pasiteri ashobora kuba yabazwa ikintu akaba yatsindwa. Ntabwo ndi umuhanga muri Bibiliya kuko nta niyo nize, ariko nkeka ko afite igihe kinini cyane yize kugira ngo yitwe pasiteri. Hari ijambo ryiza mutubwiye, Kristo bivuga uwasizwe. Ndi umukristo kubera ko nanjye nemera uwo wasizwe, kubera imyemerere y'uwo kugira ngo mbe uwe nanjye nemera kuba nasegwa. Pasiteri ntiwasizwe? Nagira ngo mbasabe muze kudusobanurira wenda ku bijyanye no mu gitabo cya Bibiliya mu bijyanye n'irema. Ikindi mwavuzeho koko nanjye nemera ko Imana itabyara itanabyarwa, ariko kubw'imbaraga zayo sizo nyigisho mutanga pasiteri. Kubw'imbaraga zayo yohereje marayika wayo gusura umukobwa w'isugi Mariya, aramubwira ngo uzasama inda bigende bite, uzabyara umwana w'umuhungu, azamwita nde? Yesu. Kubera ko uzagira ite, uzacungura iki? Ndababwiza ukuri ko pasiteri, kuba wagera aha icyo gitabo ufite ni ijambo ry'Imana, bari gukoresha ibyanditswe. Ufite ibyanditswe nawe bikoresha. Murakoze. Bibiliya ni igitabo nemera, nabasabaga kugira ngo gusa muze kumfasha agiye kubijyanye n'irema. Ikindi mwavuze ku bijyanye no kuririmba mu rusengero. Pasiteri, ko nzi ko muvuga kandi Bibiliya ko ibivuga ngo mushimire Imana hera hayo, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, muyishimishe ijwi n'impanda, muyishimishwe ishakwe n'imyirongi. Ibyo bishatse kuvuga iki muri Bibiliya? Kwihari kandi bikorerwaho bivugirweho. Bibiliya kwihari kandi iyo zaburi kwihari. Wenda hari igihe pasiteri ashobora kuba muri filozofiya atabyumva, ariko hari icyo mwamurushaho, mumufashe kuko iyo Bibiliya murayifite aho, niyo zaburi irahari bivuga. Urumva? Mugire umuyoborongo mwiza muba mwayoboramo abakristo abemeye uwo wasizwe nabo bemere gusigwa amavuta nk'ayo yasizwe. Murakoze. Wenda byari byinshi nuko igihe kigiye, ariko nabasabira amahoro n'imigisha bitangwa n'umwami wacu. Tukaba duhaye ikaze rero Alhaji Kamana Suleimani Sege afatanyije na Shirabaki Ibrahimu bagiye kumunyonyora ibinyonyoro. Ndivyo mfandimwe, turagusaba ni vizuri urudie hapa. Imigani 28 2 umurongo wawe ugira wa mbere nyana kuratubwira iti yego umunyabyaha ahunga ari nta kimwirukanye, yego ariko umukiranutsi yego ashira ubwoba nk'intare. Takbir! Allahu akbar. Lazima tukufafanulie ufafanuo iliyofafanuliwa na wafafanuzi waliofafanukiwa, ufafanuo ili ufafanukiwe. Waganda wanasema tugiye kukunyonyora unyonyoke ebinyonyoro ebyanyonyorwa n'abanyonyozi abanyonyoka ebinyonyoko. Takbir! Maneno yako ni mazuri pastere. Sini
Hapo ndio inasema. Soma andiko msomaji. Inyandiko iratubwira iti yego haleluya amen haleluya amen mushimire Imana hera hayo muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo yego muyishimire iby'imbaraga yakoze yego muyishimire nkuko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi arakisha muyishimishe ijwi ry'impanda yego muyishimishwe neberu n'intanga yego muyishimishe ishako n'imyirongi yego muyishimishe ibifite imirya mito yego muyishimishe imyirongi yego muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato yego muyishimishe ibyuma birenga ibihumeka byose bishimira Uwiteka haleluya. Anayezungumza haya maneno wavuze amagambo ni Daudi, sio Mungu. Kwa nini Daudi anaamurisha watu kuimba? Kwanza Daudi alikuwa kazi yake ni ya kuimba. Yeye alikuwa anapiga muziki kumafete na kuwake zake, anawaimbia Chérie je t'aime, ndagukunda cyane rwose mami, Doramati. Kwa hiyo Daudi akafanya kosa. Nyuma ya kufanya kosa akaomba msamaha kwa Mungu. Mungu akamsamehe. Lakini Daudi ndani ya nafsi yake akajua kama Mungu hakumsamehe vizuri. Akajiuliza, nimfanyizie nini Mungu kusudi anisamehe sana? Akasema hii kazi yangu ya kuimba acha nigeuze ikuwe kazi ya kuimbia Mungu. Ni fikra ya Daudi. Akaamurisha. Sikia kwenye kwanza alifanya dhambi. Zaburi ya 51. Zaburi 51 muhere ku murongo wa mbere. Yego. Zaburi iyi. Zaburi iyi. Yego. Yahimbi umutware w'abaririmbyi. Muvandimwe alikumva umutware w'abaririmbyi ninde? Ni ya Daudi. Ni ya Daudi na kwa Imana. Yanditse ubwo umuhanuzi Natani yazaga aho ari Daudi amaze gusambana na Betisheba. Urikumva? Amaze gukora icyo kintu amekwisha zini. Kusambana. Daudi akasimama. Muimbie Mungu na mazenze na filimbi. Acha tumuulize Daudi. Daudi uliamurisha wanani? Ni dunia nzima. Rwanda, Kongo, Uganda. Daudi atuambia aliamurisha wanani? Zaburi 81 umunane na rimwe murongo wa mbere 81 eza ku murongo wa 4 inyandiko iratubwira iti fanya haraka inyandiko iratubwira iti yego muririmbishe Imana ijwi rirenga niryo mbaraga zacu. Yego. Muvugize Imana Yakobo impundu. Yego. Muririmbe indirimbo muvuze ishako. Mucurange inanga nziza na neberu. Yego. Muvuze impanda ukwezi kubonetse. Yego. Kandi ukwezi kuzoye. Yego. Ku munsi wako wa 10. Yego. Kuko iryo ari ryo tegeko. Iryo ni gitegeko ryategetswe Abisiraheli. Wowe uri mu Israeli. Ni tegeko ryategetswe Abisiraheli. Wowe uri mu Israeli pastor. Nsaririmba asiyana zunguruki indebe ima barabashuka. Zaburi anaamurisha wana wa Israeli. Sisi hatuko wa Israeli. Nani iko mu Israeli hapa? Avuke njendu mu Israeli. Utuzanire ranga muntu Israeli. Murazifite ninde cyangwa mushobora kuvuga kumuka? Utuzanire ranga muntu Israeli mumuka.
Hakuna. Sikia vile Mungu anamjibia Daudi sasa. Yaje kusubiza Daudi. Amosi 6:5. Amosi 6:5 nyandiko iratubwira iti haratubwira ati maze bakihimbira inanga n'indirimbo z'ubusa bakiyuremera ibicurangwa nka Dawidi. Muvandimwe aravuga kabisa. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Hiyo ni swali ya kuimba. Utashangaa. Niguhe. Nikongeze. Ushakiki. Soma. Imana irababwira iti Yesaya 23:16. Tusikie kuimba ni ya wanani? Yesaya 23:16. Inyandiko iratubwira iti wa maraya wahararutswe we. Wa maraya wahararutswe we. Endi nanga yawe. Ugendagende mu mudugudu. Ucurange neza indirimbo nyinshi. Kugira ngo ukunde wibukwe. Yana bana bagabo. Twego turi malaya. Uzinda yavuye kuri mode. Bifite akabuno kameze nk'ikingiri gukata. Hari amaze gukwambara akajipo kageze hano kareso hejuru ari kubipa. Kwa nini wanaitwa Wakristo? Sisi Waislamu hatuwezi kuitwa Wakristo. Anayeitwa Kristo ni mwenyewe amepakaliwa mafuta na Mwenyezi Mungu. Atakayejiita Mkristo hakupakaliwa mafuta na Mungu. Sikia vile Yesu anawasema. Hapo ndio namalizia. Yesu arababwira ati muri Matayo 24:23 icyo gihe Yesu aravuga icyo gihe umuntu nababwira ati iyi ni nyandiko ya mwisho. Muvandimwe ni nyandiko ya nyuma. Birashushe doze iri kuinjira. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano. Kristo akababwira ati tegereza dore Kristo ari ADPR baravuga Kristo ari hano. Uragenda kwa Gitwaza Kristo ari hano. Uragera kwa Masasu Kristo ari hano. Si bose baravuga Kristo ari hano. Nonda akababwira ati ari hano. Nimuzabyemere. Yesu aravuga nimuzabyemere. Kuko abiyita Kristo. Abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma. Allahu Akbar. None se urashaka natwe bavuge turabahanuzi b'ibinyoma? Ngabo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso n'ibitangaza. Bya bindi bitangaza hano hari umugore afite ibibazo n'umugabo we. Haleluya. None se hano na mugore afite ibibazo n'umugabo we uzababura hano? Si mitwe ni mitwe barabashuka. Yesu ati abo bantu bazaduka bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo babayobye intore niba bishoboka. Yesu ati mbibabwiye bitaraba mubirinde. Ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ndavugisha ururimi rwanjye mbikuye ku mutima yuko nta wundi ukwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi. Ndemeza nanone ko Muhammad ari umugaragu w'Imana akaba n'intumwa ye. Ugira amahoro y'Imana, Imana ikugirire ubuntu. Bayisilamu, ngira ngo itangazo nari mvuze mwaryumvise. Intumwa y'Imana Dawudi ntiyigeze isambana, ariko ibitabo bya bagenzi bacu bishinja intumwa z'Imana ibyaha nk'ibi ngibi. Ntituzi aho babikuye rero.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.